Imana y'amahoro iguhagarareho, Imana y'amahoro ikwiyereke, Imana y'amahoro ikwihishurire, Imana y'amahoro iboneke ku buzima bwawe mu buryo budasanzwe, Imana y'amahoro igaragare ku buzima bwawe mu buryo budasanzwe. Ni ukuri Imana y'amahoro ikwihishurire bundi bushya mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uwiteka ryo ni rizima, ijambo ry'Uwiteka ryo rirabohora, ijambo ry'Uwiteka ryo rirarema. Rero Imana nikuremere igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuremere igitangaza, Imana y'amahoro ikwitamururire, Imana y'amahoro iguhagurutse uve mu buzima wari urimo, Imana igushyire mu bundi buzima. Uve mu buzima wari urimo, Imana igushyire ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro niguhagurutse, Imana y'amahoro nihagararane nawe mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana iboneke ku buzima bwawe, ukuboko kwiza kw'Imana kukugaragare. Dawidi yabivuze neza, avuga ku kintu cyitwa gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Gusenga bihindura ibihe. Imana itugirire neza. Gusenga bifata ibintu bitari biriho kukabihindura ibiriho mu izina rya Yesu. Ikintu cyitwa gusenga. Mu isaha yo gusenga rero nonaha uyu munsi, niba turi kumwe muri iri teraniro, fata umwanya wawe muri iri teraniro twinjiyemo muri aya masaha yo gusenga, muri iki gihe cya saa sita twinjiyemo. Fata umwanya wawe, ube mu mwanya, ubwire Imana uti Imana, none nkuraho igisuzuguriro. Hari ubuzima ubayemo ushaka ko Imana ihindura, ariko none habwira Imana uti Imana, nkuraho igisuzuguriro. Imana igukureho igisuzuguriro, Imana igukureho uburetwa, Imana ikumara umubabaro, Imana inyuranye ibihe mu izina rya Yesu. Imana ikunyuranyiriza ibihe. Ugira ikintu ubwira Imana, ugira ikintu ubwira Imana. Aya masaha ugira ikintu ubwira Imana. Ntabwo nzi ahantu uri, sinzi ibyo urimo urakora. Birashoboka ko ugiye gukurikira iri teraniro uri mu kazi cyangwa uri mu rugo iwawe, ariko aho waba uri hose bwira Imana uti Imana, iyi saha reka ibisaha yanjye, ibisaha y'umugisha, ibisaha yo kwakira igitangaza. Kandi ndabizi neza ko Imana iri bukore ibikomeye ku buzima bwawe. Ndabizi neza ko Imana iri buguhagurutse. Ndabizi neza ko hari ahantu Imana iri bukuvane ikagira ahandi hantu igushyira. Ndabizi neza ko Imana iri bubikore. Wowe zamura kwizera kwawe gusa, zamura kwizera kwawe, uvuga uti Imana, muri iri sengesho, muri iri teraniro nteranye n'umuhanuzi wawe, reka mbone ukuboko kwawe gukomeye. Bisaba kwizera. Ibi bisaba kwizera, bisaba kwiringira. Ukavuga uti Imana, ndizeye, reka ukuboko kwawe kwiza gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Ukuboko kwawe kwiza guhindura amateka y'ubuzima bwanjye. Ukuboko kwawe kwiza. Haleluya. Imana y'amahoro igaragaza ukuboko kwayo ku buzima bwawe, kuko Imana iyo igaragaje ukuboko kwayo ku buzima bw'abantu bayo, haleluya, ku buzima bw'abantu bayo, Imana ishimwe cyane, kagaragaza ukuboko kwayo, ibintu birahinduka, amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka, imibereho igahinduka mu izina rya Yesu. Abantu mwamaze kugera hano, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ugende muri komenti hariya, niho turi buze kugenda. Abantu mwamaze kugera muri iri teraniro, ikintu kiri buze kudufasha, turaza gukoresha komenti hariya. Gende muri komenti yawe, wandikemo ijambo wumva, icyifuzo cyawe, icyo ushaka ko dusengera, bijye hariya muri komenti. Byose ndaza kubisengera, kandi ndabizi ko Imana iraza gukora ibikomeye. Hanyuma niba wageze muri iri teraniro, reka dufatanye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Gira nk'abantu 3 cyangwa 4 5 urarika, ufate iyi video wisharinge ku stati yawe, abantu binjire muri iri teraniro. Imana iraguhereza umugisha kandi mwinshi mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iraguhereza umugisha. Icyifuzo cyawe nta handi uri bugishyire, uragishyira aho ngaho muri komenti, tugisengera Imana mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyifuzo cyawe gishyire muri komenti, hanyuma tuze gufatanya kugisengera mu izina rya Yesu. Nzi neza ko Imana iri buze gukora ibikomeye kandi kiyerekana. Imana y'amahoro ibagirire neza. Tugiye gutangira dusenga Imana. Kubamaze kugera hano barimo Mukomeza Flora, Imana ikugirire neza. We wamaze kugera hano, Imana iguhereza umugisha. Kamera yititsi, Imana iguhereza umugisha.
imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, n'abandi mukomeze mwandike muri komenti, twakirane mu izina rya Yesu. Komeze twakirane, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru kandi Imana yacu ihimbazwe rwose. Umuntu wese wagezemo hano, Imana y'amahoro imwiyereke kandi mwihishurire, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe. Uyu munsi nk'uko nabibabwiye, turi ku ijambo rivuga ngo none Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro. None Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Niryo jambo Mwuka w'Imana numva yashyize ku mutima wanjye, kuko Mwuka w'Imana numvishe avuga gukuraho abantu igisuzuguriro, gukuraho abantu igisuzuguriro, gukuraho abantu uburetwa, gukuraho abantu iminyururu. Hari abantu bafite imigozi iboshye ubuzima bwabo, hari imigozi ikuboshye, hari iminyururu yari iguhambiriye. None Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. None Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro cyari kiri ku buzima bwawe, ariko Imana imanuwe no kugukuraho icyo gisuzuguriro. Reka nkubwire, iyi Imana itari yakura igisuzuguriro ku buzima bw'umuntu, abantu benshi bamufataho ijambo, cyangwa se ibintu byinshi bikagufataho ijambo. Kubera iki? Ntabwo Imana irakuraho igisuzuguriro ku buzima bwawe. Iyo Imana itarakuraho igisuzuguriro ku buzima bwawe, abantu iyo bakureba nta kintu bakubona nk'umuntu uraho, bakakubona nk'umuntu uciriritse, bakakubona nk'umuntu udafite icyo amaze. Impamvu nta yindi, ni uko Imana itaragukuraho igisuzuguriro. Ariko nari mvuze ngo Imana igukureho igisuzuguriro, Imana ikureho igisuzuguriro ku buzima bwawe, Imana igukureho igisuzuguriro. None Imana igukureho igisuzuguriro. Imana y'amahoro ikure igisuzuguriro ku buzima bwawe, Imana y'amahoro ikure igisuzuguriro kuri famiye yawe, Imana y'amahoro ikure igisuzuguriro ku muryango wawe. Imana igukureho igisuzuguriro. Imana kuri igisuzuguriro ku bana bawe. Reka nkubwire, ubuzima bw'igisuzuguriro ni ubuzima bubabaje, ni ubuzima butera agahinda, ubuzima bw'igisuzuguriro. Imana y'amahoro ni ikuri igisuzuguriro ku buzima bwawe. Ni ukuri. None ndagusengera, Imana igukureho igisuzuguriro. Akazi ukora, Imana igukureho igisuzuguriro. Iyo Imana itaragukuraho igisuzuguriro mu kazi, abantu bose bagufataho ijambo bakagusuzugura, kuko Imana ntiragukuraho igisuzuguriro. Urakora hagashimwa abandi, kuko Imana itaragukuraho igisuzuguriro. Iyo igisuzuguriro kikuriho mu rugo rwawe, urasuzugurwa. Abantu bakakureba bakakubonamo umuntu udafite icyo avuze, bakakureba bakakubonamo umuntu udafite icyo amaze, kuko igisuzuguriro kikuriho. Ariko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nigukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Imana nigukureho igisuzuguriro, ikuremere ubuzima bushya, ikuremere amateka mashya, ikuremere ubutsinzi, ikuremere. Imana y'amahoro ikuremere. None ndagira ngo uvuge ngo Mana nkuraho igisuzuguriro, Mana nkuraho igisuzuguriro, ndakwinginze nkuraho igisuzuguriro. Imana ibeshaho igukureho igisuzuguriro kive ku buzima bwawe. Imana ibeshaho igukureho igisuzuguriro kive ku buzima bwawe. Imana ibeshaho igukureho igisuzuguriro, iguhagurutse mu izina rya Yesu, ihagurutse ubuzima bwawe. Imana ibeshaho ihagurutse ubuzima bwawe. Imana ibeshaho ikumara umubabaro. Imana ibeshaho. Ndakwibutsa ko turimo turasenga kandi twinginga Imana ngo hagire ibintu bihinduka. Imana ikuvaneho igisuzuguriro. Imana ize ibyawe byose ibiterereze, ize ibyawe byose ibishyire ku murongo. Ibitaringaniye Imana ibiringanize, ibitari byuzuye Imana ibyuzuze mu izina rya Yesu. Ibitari byuzuye Imana n'ibyuzuze. Haleluya. Imana nibyuzuze mu izina rya Yesu. Imana ibyuzuze. Imana yuzuze umutima wawe. Imana iwuzuzemo amahoro. Umutima wawe Imana iwuzuzemo umunezero. Ubuzima bwawe Imana y'amahoro ibwuzuzemo umunezero. Ubuzima bwawe Imana ibwuzuzemo umunezero. Ubuzima bwawe Imana ibwuzuzemo ibyishimo. Ubuzima bwawe Imana ibwuzuzemo. Haleluya. Nari mvuze ngo Imana ikuzuzemo amahoro. Imana ikuzuzemo umunezero. Imana ikuzuzemo ibyishimo. Haleluya. Imana igukomereza amaboko. Imana igukomereza amaboko. Imana ikuzamura amaboko yawe. Imana iyazamure amaboko yawe. Imana
yashyiremo umugisha mu izina rya Yesu. Dawidi yabivuze neza, yandika Zaburi 125 aravuga ngo abiringiye Uwiteka, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Abantu biringiye Uwiteka, abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni, ngo uwo musozi ngo ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Imana y'amahoro itugirire neza. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Imana y'amahoro itugirire neza. Niko Uwiteka agose abantu be. Imana y'amahoro itugirire neza. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka ajya agota abantu be. Nawe Uwiteka rero akugote, nonaho Uwiteka akugote, agote ubuzima bwawe, Uwiteka kurwanirire, Uwiteka kubambira amahema, Uwiteka kwagurira imbago, Uwiteka kumara umubabaro. Reka dusenge Imana, dutangire iteraniro ryacu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Hirya yawe nta yindi Mana, ko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri. Iri teraniro Kristo nuribonekemo, iri teraniro rigaragaremo mu izina rya Yesu. Garagara ku buzima bw'umumama unkurikiye, umugirire neza. Uyu mumama umubambira amahema, uyu mumama umurengere, uyu mumama numurwanirire, uyu mumama numucira inzira, uyu mumama numukureho igisuzuguriro abanyegiputa bamusuzuguraga, numukureho igisuzuguriro yasuzugurwaga na Karani, numukureho igisuzuguriro uyu mumama, mukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu, mukureho uburetwa mu izina rya Yesu. Mumara umubabaro kuko uri Imana imara umubabaro, mumara agahinda kuko uri Imana imara agahinda. Mukureho, hari imigozi yari imuboshye, ndagusaba Kristo uyimukureho. Uyu muntu wari ufite umubabaro, mumara umubabaro. Uyu muntu wari ufite agahinda, mumara agahinda mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza cyawe kimwe kibohora, ikiganza cyawe kimwe gikiza indwara, gikore kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Uyu muntu wari urwaye umukize, uyu muntu wari uboshye umubohore, uyu muntu wari ufite iminyururu iziritse ubuzima bwe, iyo minyururu yimukureho, ibyo biziriko bimukureho. Umuremere igitangaza, umuremere ubuzima, umuremere amateka mashya, umuhagurutse Mana. Ugira ahantu umuvana, ugira ahandi hantu umushyira. Nkubise hasi buri imbaraga yose y'abazimu n'abadayimoni, ndakubita hasi buri imbaraga y'abazimu, ndakubita hasi buri imbaraga y'abarozi, ndakubita hasi buri imbaraga y'abapfumu, buri mwuka wose unaniza, uyu mwuka ndawunaniza, uyu mwuka ndawunaniza mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'inyatsi, umwuka w'igisuzuguriro, umwuka w'ubushomeri, umwuka uziritse abantu bawe, uyu mwuka ubaziritse. Iyi myuka ndayicagagura, imyuka ya za karande, imyuka ibuza abantu gusinzira, imyuka ibuza abantu kuryama, imyuka ibuza abantu amahoro. Iyo myuka ndayifatamira mu izina rya Yesu. Mana, muri iri sengesho reka ufate ku kibazo cya buri muntu, umugirire neza Kristo. Fata ku kibazo cya buri muntu, umugirire neza kandi umurengere, kuko uri Imana igira neza. Reka ukomeze kwiyerekana kandi ukomeze kwigaragaza. Urakoze, tangirana natwe Mana. Iri teraniro uduheremo umugisha, iri teraniro reka Mana buri muntu wese uri burigeremo aryakiriremo igitangaza, aryakiriremo umugisha, aryakiriremo ubuzima. Uwo utari ukijijwe yakire gukizwa. Hari abantu baguye Mana, wongere ubabyutse mu izina rya Yesu. Hari abantu baguye, yongere ubabyutse. Hari abantu bananiwe, ongera Mana ubazamure mu izina rya Yesu. Bahagurutse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuri Imana ikoze ibikomeye, kuri Imana yiyerekanye, kuri Imana yitamuruye. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka nongere nguhe ikaze mu izina rya Yesu. Reka nongere nguhe ikaze rwose, nkubwire ngo Imana y'amahoro niguhereza umugisha. Niba uri muri iri teraniro, Imana ikugirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Rarika y'abantu, rarika, sharinga iri teraniro rigere ku bantu benshi. Nzi neza ko umugisha w'Imana uri buboneke kuri wowe. Nzi neza ko uyu munsi hari Imana iri buze kuguhagurutsa, kandi hari Imana iri buze kugukorera ibikomeye mu izina rya Yesu. Ukakira ubuzima bushya kandi ukakira impinduka mu izina rya Yesu. Ukakira kongera guhagurutswa n'Imana, ukwakira kongera guhagurutswa n'Imana, Imana y'amahoro.
yongere iguhagurutse, Imana y'amahoro yongere ikureme bundi bushya, Imana yongere ikureme, Imana yongere ikureme, Imana yongere ikwihishurire mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana yongere, Imana yongere ikwihishurire, Imana yongere ikwitamururire, Imana yongere ibe mu ruhande rwawe, Imana yongere ibe mu ruhande rwawe. Reka nkubwire icyiza kiri mu gusenga. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane umukristo arwanisha mu buzima bwe. Iyo ntwaro ikaba yabasha kurema ibitari biriho bikabaho, kandi iyo ntwaro ibasha gusenya imigambi y'umubisha. Iyo migambi igasenyuka rwose ikavaho ikagenda, iyo migambi igasenyuka ikavaho ikagenda. Ko gusenga ni ubuzima, gusenga ni imbaraga, gusenga bihindura ibihe. Imana itugirire neza. Gusenga nicyo kintu cyonyine ushobora gukora. Buriya amasengesho yo abasha kurema. Amasengesho buriya ni urufunguzo, kuko amasengesho ni urufunguzo rufungura buri ngufuri yose ibaho. Amasengesho ni urufunguzo rufungura buri ngufuri yose ibaho, buri ngufuri yose ibaho amasengesho arayifungura mu izina rya Yesu. Rero amasengesho ugiye gusenga uyu munsi, Imana yahereho igukorera igitangaza. Amasengesho ugiye gusenga uyu munsi, Imana yumve igukorera ibikomeye. Amasengesho ugiye gusenga, Imana yumve iguhagurutse mu izina rya Yesu. Amasengesho ugiye gusenga, Imana yumve ikumara umubabaro mu izina rya Yesu. Amasengesho ugiye gusenga, Imana yumve. Nonaha iri sengesho dusenze muri aya masaha ya saa sita, Imana y'amahoro niyumve mu izina rya Yesu. Ayo masengesho Imana yumve ikurwanirire, aya masengesho Imana yumve iguhagurutse, aya masengesho Imana yumve ihindura ibihe mu izina rya Yesu. Mbega nari mvuze ngo Imana ikumve, Imana ikumve mu izina rya Yesu, yumve gusenga kwawe, yumve kwinginga kwawe. Aya masengesho Imana yumve ireme ikintu gishya mu izina rya Yesu. Aya masengesho Imana yumve mu izina rya Yesu. Imana yumve gusenga kwawe, Imana yumve gutaka kwawe, Imana yumve aya masengesho mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana yumve aya masengesho. Reka mbabwire, wowe waje guterana, ndakwaturaho umugisha w'Imana. Imana yumve gusenga kwawe, Imana ikora igikomeye, Imana y'amahoro ikunyuranyiriza ibihe. Imana y'amahoro itugirire neza, ikunyuranyiriza ibihe, kandi ineza y'Imana ikomeze kukugaragaraho rwose. Imana ikunyuranyiriza ibihe, kandi ineza y'Imana ikomeze ikugaragareho mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana, gukomera kw'Imana biboneke kuri wowe mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana, gukomera kw'Imana biboneke kuri wowe. Imana ikunyuranyiriza ibihe, ikwitamururire mu izina rya Yesu. Imana ikunyuranyiriza ibihe rwose, Imana ikunyuranyiriza ibihe, imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe. Dawidi yanditse Zaburi y'125, arandika aravuga ngo abiringiye Uwiteka, abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ngo ntubasha kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be. Imana y'amahoro itugirire neza. Niko Uwiteka agose abantu be. Nawe rero Uwiteka Nyiringabo Imana akugote mu izina rya Yesu, agote ubuzima bwawe, akugote imbaraga z'Imana zikugote, gukomera kw'Imana kukugote mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo, Imana igukureho igisuzuguriro. Mu yandi magambo, Imana y'amahoro yongere ireme ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Itangiriro. Mu Itangiriro niho tugiye gusoma. Igice cyaho ni icyambere. Igice cyaho ni icyambere, turasoma n'umurongo waho wa kabiri. Haravuze ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro nitugirire neza.
ngo isi yari idafite ishusho, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ravuze ngo isi yari idafite ishusho. Imana itugirire neza. Isi yari idafite ishusho. Muri uko kutagira ishusho ku isi rero, Imana yo ubwayo irangije irareba. Imana y'amahoro itugirire neza. Isi yari idafite ishusho. Nawe unkurikiye nonaha, hari ibintu byawe bidafite ishusho. Imana itugirire neza. Hari ibintu byawe bidafite ishusho, na Imana y'amahoro ni igukorera igitangaza. Ibyawe bitari bifite ishusho, Imana ibiha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe butari bufite ishusho, Imana ibuha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe ntibwari bufite ishusho. Ijambo riravuze ngo isi ntiyari ifite ishusho. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu abaho mu buzima budafite ishusho. Imana itugirire neza. Ukabaho mu buzima budafite ishusho, ukabaho mu buzima budasobanutse. Ndagira ngo umanuke muri komenti uvuge ngo Mana, ibyanjye biha ishusho. Imana y'amahoro, ibyawe biha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ubuzima bwawe Imana ibuha icyerekezo. Ubuzima bwawe Imana ibureme bundi bushya. Imana ibureme bundi bushya. Ubuzima bwawe Imana ibureme bundi bushya. Imana ibwubake bundi bushya. Imana ibukomeze bundi bushya. Ubuzima bwawe ntibufite ishusho. Ubuzima bwawe nta kintu kigaragaza ko hari aho uzagera. Nta shusho bufite nyine. Ariko Imana y'amahoro iha ishusho ubuzima bwawe. Imana y'amahoro iha ishusho ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ni ukuri ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ni ukuri ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ni ukuri nari mvuze ngo Imana iha ubuzima bwawe ibuha ishusho mu izina rya Yesu. Ibyawe bidafite ishusho, Imana ibiha ishusho. Nonaha Imana iha ishusho ibyawe bitari bifite ishusho. Haleluya. Ubuzima bwawe butari bufite ishusho, Imana ibuha ishusho. Ibyawe bitari bifite ishusho, Imana ibiha ishusho. Hari business urimo urakora ariko nta shusho ifite. Mana, ndagusengera Imana y'amahoro, business urimo urakora Imana iyiha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe ni ugupfundikanya, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi ngo ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuha icyerekezo. Ubuzima bwawe Imana ibureme. Haleluya. Imana ibureme. Ubuzima bwawe Imana ibureme mu izina rya Yesu. Imana ni ibureme. Imana ni ibureme. Haleluya. Ndagusengera nonaha ngo Imana yongere ikureme bundi bushya. Imana itugirire neza. Imana yongere ikureme bundi bushya. Imana yongere igukore bundi bushya mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe butari bufite ishusho, Imana ibuha ishusho. Haleluya. Imana ikureme bundi bushya. Imana y'amahoro, ibyawe bitari bifite ishusho, Imana ibiha ishusho mu izina rya Yesu. Ibyawe bitari bifite ishusho, Imana y'amahoro ibihereza ishusho. Ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ubuzima bwawe Imana ibuha icyerekezo. Ubuzima bwawe Imana ibwubake. Ubuzima bwawe Imana ibukomeze mu izina rya Yesu. Uko isi yari idafite ishusho, Imana ikareba. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire ngo isi ngo yari itagira ishusho, ngo yariho ubusa busa. Imana itugirire neza. Ngo yariho ubusa busa, nta kintu cyari kiri kuri iyi si. Ntacyo. Ntacyo. Nta kintu cyari kiri kuri iyi si. Iyi si yari idafite ishusho. Imana itugirire neza. Iyi si nta shusho yari ifite. Ngo yari iriho ubusa busa. Imana itugirire neza. Ngo yariho ubusa busa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ngo iyo ubuzima bwawe nawe unkurikiye nonaha, birashoboka yuko nta shusho bufite, ariko ndagusengera Imana ubuzima budafite ishusho, Imana ibuha ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima budafite icyerekezo, Imana ibuha icyerekezo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuhereza icyerekezo. Ubuzima bwawe Imana ibureme. Ni ukuvuga ngo nta kintu ufite nonaha, ariko Imana ibasha kurema ihereye kuri zeru. Nta kintu ufite, kuko ni Imana irema, ibitariho ibishyiraho. Imana itugirire neza. Ni Imana irema, irarema. Imana itugirire neza, irarema. Haleluya. Ifata ibintu byari ubusa, ari ubusa, bwa busa bwa bundi butari buriho, budafite bwa bundi ubusa butari buri bwa bundi. Ubwo ngubwo yamara kubufata ikaburema, yamara kuburema ikabuhereza ishusho. Haleluya. Ibyawe Imana ibiha ishusho mu izina rya Yesu. Ibyawe Imana ibiha ishusho. Ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho. Ubuzima bwawe Imana ibuha icyerekezo. Nari mvuze ngo ibyawe Imana ibireme.
Imana ikuremera akazi nonaha, ubuzima bwawe butari bufite ishusho Imana ibureme ibuhe ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuhe icyerekezo, ni ukuri Imana ibuhe icyerekezo, ubuzima bwawe Imana ibuhereza icyerekezo nonaha. Ubuzima bwawe, urugo rwawe ruhora rusenyuka, nta shusho ubona, nta shusho urugo rufite, ururima ariko nta shusho rufite, urugo rwawe nta shusho, nta cyerekezo, urugo rwawe nta bimenyetso rugaragaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko iyi Mana ndimo nkubwira ni Imana ikora nta bimenyetso, zo nima shando wiribirifa ikora nta bimenyetso. Haleluya. Nta bimenyetso ureba, nta nzira ureba, iyi Mana irakora. Nta bimenyetso ntabyo, Imana irakora. Hahandi ubona yuko bicitse, hahandi ubona ko biyoberanye, hahandi ubona ko byanze, Imana itugirire neza. Iyi Mana irakora mu izina rya Yesu. Hahandi ubona ko byanze, iyi Mana irakora. Hahandi ubona ko binaniranye, iyi Mana irakora. Hahandi ubona ko ibyawe byarangiye, iyi Mana irakora. Haleluya. Iyi Mana irakora. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ni ikuremere ishusho, ibyawe Imana ibihe ishusho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe Imana ibuhe ishusho. Oh, haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imigambi y'Imana ntabwo ari nk'iy'abantu, ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari umuntu wakubwiye ngo ntaho uzagera, hari umuntu wakubwiye ngo ntacyo uzimarira, hari umuntu wakubwiye ngo ntacyo uzigezaho, hari umuntu wakubwiye ngo uzapfa gutyo. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, ibidafite ishusho Imana ibihe ishusho, ibidafite ubuzima Imana igiye kubiha ubuzima. Zonima shando wiribirifile rebota nini topevo nini ayi befo drere mekota ya lazizini wa yakudebo ya sa. Ndahanurira ubuzima bwawe nonaha, ibintu bidafite ishusho Imana ije kubiha ishusho mu izina rya Yesu. Ibintu bidafite ishusho Imana ije kubiha ishusho, ibintu bitari bisobanutse. Haleluya. Hari ibintu biba bidasobanutse, hari ibintu ari ubuzima ubamo, ibintu bikaba ntibisobanutse, ibintu bikaba ukabireba ukabona nta shusho, ukabireba ukabona nta cyerekezo, ukabireba ukabona ntaho bigana, ukabireba ukabona ni ibintu byo gupfundikanya biri aho, ni ibintu byo gupfundikanya bidasobanutse. Ariko Imana ibeshaho. Haleluya. Imana ibeshaho ije guha ishusho ibyo bintu bitari bifite ishusho. Imana y'amahoro irambwiye ngo ije guha ishusho ibintu bitari bifite ishusho. Umva mvugane nawe. Hari umukobwa unkurikiye nonaha, ibyawe ntibyari bifite ishusho. Imana irambwiye ngo ije guha ishusho ibyo bintu bitari bifite ishusho. Zamura kwizera kwawe mu izina rya Yesu. Imana ije guha ishusho ibyo bitari bifite ishusho. Imana ije kubiha ishusho. Haleluya. Byakire n'ibyawe, Imana ije kubiha ishusho. Hari umuntu nkurikiye nonaha, Satani yari arimo gutera ubwoba muri wowe. Hari umwuka w'ubwoba wari uri muri wowe. Uwo mwuka w'ubwoba ni umwuka ukubwira ngo nta hantu uzagera, ni umwuka ukubwira ngo nta kintu uzageraho. Uwo mwuka urimo uragutera ubwoba bitewe n'ubuzima urimo uyu munsi. Ubuzima urimo, hari abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, ufite ubwoba bw'ubuzima, ufite ubwoba bw'ubuzima. My God, ufite ubwoba bw'ubuzima. Kuri wowe urareba imbere ukabona nta nzira, umeze nka ba Bayisiraheli ngo barebye imbere yabo ngo babona imbere, babona n'inyanja, ngo barebye hirya babona n'imisozi, barebye ibumoso babona ni imisozi, ngo barebye inyuma yabo babona amagare ya Farawo. Ariko Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo barebye inyuma yabo ngo babona ni amagare ya Farawo ngo aje abakurikiye, ngo batahwa n'ubwoba. Ubwoba burabica, ngo ubwoba bubamerera nabi. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo batahwa n'ubwoba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ufite ubwoba, ndagira ngo nkubaze, none ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mana ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda? Mbese umujyanama wawe yapfuye? Haleluya. Ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mana ufite
gitumye umera nk'umugore uri kunda. Mbese nta mana ufite? Ni iki gitumye uvuza induru mama? Ni iki kiri gutuma uvuza induru? Ni iki kiri gutuma urira? Ni iki kiri gutuma utaka? Ni iki kiri gutuma utaka? Imana y'amahoro itugirire neza. Ni iki kirimo kiratuma utaka none ahangaha? Ese ni ubukene? Ese ni amadeni? Ese ni inyatsi? Ese ni igisuzuguriro? Ni iki kirimo kiratuma utaka? Ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mana ufite? Umva nkubwire, wowe wari urimo urataka, Imana irahari. Imana irahari. Hari Imana ije kurengera abantu bayo. Hari Imana ije kurengera abantu bayo. Hari Imana ije kurwanirira abantu bayo. Hari Imana ije guhindurira amateka abantu bayo. Hari Imana ije kumara umubabaro abantu b'Imana. Ndashaka kubona umubare munini. Izere, zamura kwizera kwawe. Abantu bajye muri comment, zamura haleluya. Zamura haleluya cyane. Ujye muri comment uzamure haleluya, kuko Uwiteka arakwibutse. Uwiteka kumaza umubabaro, Uwiteka kumaza agahinda, Uwiteka kumaza umubabaro, kumaza agahinda. Jya muri comment uzamuremo haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe. Wavuga uti nakiriye ubuzima bushya, ubuzima bufite ishusho, ubuzima bufite icyerekezo. Vuga cyane uti nakiriye ubuzima bufite icyerekezo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubuzima bufite icyerekezo. Haleluya. Iri jambo ryamfashije cyane. Ngo isi yari idafite ishusho, ngo bwari ubusa, ngo bwari ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko urumva icyo kintu, bwari ubusa busa, nta shusho isi yari ifite, ntayo. Imana ijya kurema nta kintu yahereyeho, oya. Ngo isi nta shusho yari ifite. None aha nawe reka turebe, nta kintu na kimwe ufite uheraho. Ibintu byose urabireba ukabona nta kintu na kimwe ufite uheraho, ntacyo. Isi ibyawe nta shusho bifite. Uyu munsi fiyanse wawe mumaze iminsi mutandukanye, urareba ukabona nta kintu ufite uheraho. Mu rugo iwawe ni ibibazo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ufite amadeni, urareba icyo ureba imbere yawe ni amadeni gusa. Amadeni gusa nicyo urimo urareba imbere yawe. Icyo nicyo urimo urabona. Urareba imbere yawe ukitegereza, nta kindi ubona, ni amadeni. Wareba imbere yawe ukabona ni imisozi miremire ikugose. Urimo urareba mu kazi, abandi barazamurwa mu ntera, wowe uracyari hamwe wahoze. Ariko ndagira ngo ngusengere none, hazamura kwizera. Ibyo bidafite ishusho, Imana ije kubiha ishusho. Ibyo bidafite ishusho, Imana ije kubiha ishusho. Umva, Imana, reka nkubwire imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana sinzi wowe uko zumva, ariko imbaraga z'Imana zirahambaye. Imbaraga z'Imana yabwiye Kuro, iramubwira muri Yesaya 45, iramubwira ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, we yimikishije amavuta. Amubwira ngo nzakujya imbere. Haleluya. Nzakujya imbere. Haleluya. Imana ishimwe. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Yabwiye Kuri, iramubwira ngo nzakubefodrere, nzakuzomira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye ngire gute? Mparinganiza. None aha nawe Imana y'amahoro ni kujya imbere ahataringaniye, Imana iharinganiza. Imana ikujya imbere mu izina rya Yesu. Ahataringaniye Imana iharinganize. Ubuzima bwawe Imana ibujya imbere. Haleluya. Imana igiye kukujya imbere ahataringaniye iharinganiza. Imana igiye kukujya imbere. Iteka wajya kujya gusaba akazi, hakaba umwuka ugendana nawe. Buriya hari umwuka witwa nyirakagenza. Umwuka witwa nyirakagenza ujya ugenda imbere y'ubuzima bw'umuntu. Ahantu agiye kubona ikintu cyiza ku buzima bwe, uwo mwuka ukamujya imbere. Wamujya imbere ukamwitambika, wamwitambika ukamubuza kubona umugisha we. Iteka uwo mwuka, iyo ugiye gusaba akazi, uwo mwuka niwe ubanzayo. Ukabanzayo ukakwitambika, ukabanzayo ukakubuza umugisha wawe, ukabanzayo ukakubuza amahirwe yawe. Ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo igukuriyeho umwuka witwa nyirakagenza. Umwuka witwa nyirakagenza ugenza ubuzima bwawe, ugenza poroje wawe. Hari umwuka ugenza icyo waraye ukoze, hari umwuka ugenza ibyo waraye ugiyemo. Uyu mwuka urakugenza, ni umwuka ukunaniza, ni umwuka ugutsikamira, ni umwuka ukubuza amahoro. Uyu mwuka urakugenza. Ariko Imana y'amahoro iramanutse, ije gukuraho uwo mwuka umaze igihe ukugenza, uwo mwuka umaze igihe ugutsikamira. Imana ije kuwukuraho uwo mwuka umaze igihe ukubuza umugisha.
haleluya. Ndimo ndabona abantu babohoka, ndimo ndabona abantu bakira umugisha, ndimo ndabona abantu bakira ubuzima, ndimo ndabona abantu bakira guhaguruka mu izina rya Yesu. Hari Imana ije kuguhagurutsa mama, hari Imana ije kuguhagurutsa papa, hari Imana ije kukuremera ikintu gishya, hari Imana ije kukuremera ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Hari Imana ishobora byose, hari Imana ishobora byose, hari Imana ishobora byose. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iyi Imana irimanukiye, Imana iramanutse ibadutse mu buturo bwayo bwera. Imana ibadutse mu buturo bwayo bwera, irabadutse. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana idatsindwa. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryavuze ngo isi yari idafite ishusho, isi nta kintu na kimwe cyari kiyiriho, ariko Imana irangije iravuga ngo nihabeho. Maze kuvuga ngo nihabeho, habaho. Haleluya. Isi yari idafite ishusho, Imana yo ngirangije iravuga ngo nihabeho, harangije habaho. Imana hari ubuzima bushya kuremeye, hari icyerekezo gishya kuremeye, hari ubuzima Imana y'amahoro iremye muri wowe, hari ubuzima Imana iremye, hari ubuzima Imana iremye, hari ubuzima Imana ikuremeye. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ubuzima Imana ikuremeye. Wewe utari ufite akazi, none hazamura kwizera kandi kakire. Byatuye none handi umuhanuzi w'Imana. Imana ikuremeye akazi, Imana ikuremeye akazi mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye akazi, hari akazi Imana ikuremeye. Imana ikuremeye akazi nonaha, Imana ikuremeye akazi, ikuremeye akazi mama, Imana ikuremeye akazi papa, Imana ikuremeye akazi mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndimo ndabareba abantu muri hano, ndabareba Uwimana Claudine, Imana iguhereza umugisha. Samu Gisubiza, Imana iguhereza umugisha. Valentina w'ababyeyi, Imana iguhereza umugisha. Imana ibagirire neza n'ukuri, Imana ibaremera ubuzima, Imana ibaremera ubuzima, Imana ibaremera icyerekezo. Anje Mugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikuremera icyerekezo gishya mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu isaha ya kabiri ndatangira kwakira ibyifuzo, ndatangira gusengera ibyifuzo umuntu umwe kuri umwe. Mu isaha ya kabiri Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Haleluya. Ndatangira gusengera ibyifuzo. Nzi neza ko muri iyi lunch hour hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana igiye kurema ku buzima bwawe, hari ikintu Imana igiye kurema, hari ubuzima Imana igiye kurema, hari ubuzima Imana igiye kukuremera mu izina rya Yesu. Hari ubuzima Imana igiye kukuremera mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Hari ubuzima Imana igiye kukuremera, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware. Haleluya. Imana ngo isi yari idafite ishusho, ngo ariko ngo Imana irangije irareba, ngo irarema. Isi yari idafite ishusho, ngo ariko Imana irangije ngo ifata iyo si itari ifite ishusho, ngo irangije irayirema. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo ifata iyo si itari ifite ishusho, haleluya, ngo irayirema. Ngo imajije kuyirema iravuga ngo nihabeho umucyo. Haleluya. Umva iryo jambo, ariko sinzi niba wumva uburemere bw'iryo jambo. Iravuga ngo nihabeho umucyo. Amen. Ngo iravuga ngo nihabeho umucyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo nihabeho umucyo, harangije ngo habaho umucyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Habaho umucyo. Iravuga ngo nihabeho umucyo. Nanjye ndavuze ngo mu buzima bwawe nihaboneka umucyo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bwari bugoswe n'imbaraga y'umwijima, ariko none ndaguhanurira, ndagusengera, nihaboneka umucyo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana nikuremera umucyo. Haleluya. Imana ikuremera umucyo nonaha. Ubuzima bwawe Imana iburememo umucyo mu izina rya Yesu. Umucyo uboneke mu buzima bwawe, umucyo uboneke mu izina rya Yesu. Umucyo ugaragare, imbaraga z'Imana zigaragare, gukomera kw'Imana kugaragare, ubutware bw'Imana bugaragare, igitinyiro cy'Imana kigaragare. Imana ikuremera umucyo mu izina rya Yesu. Imana ikuremera umucyo. Haleluya. Mama, Imana ikuremera umucyo, Imana ikuremera umucyo, ubuzima bw'umucyo. Imana ikuremera umucyo mu rugo rwawe. Uyu mucyo ukurasire mu izina rya Yesu. Uyu mucyo urasire business yawe, uyu mucyo urasire akazi kawe, uyu mucyo nukurasire, umucyo nukurasire mu izina rya Yesu. Umucyo nukurasire.
haleluya. Umucyo nurase muri business yawe nonaha, ndayisengera akazi kawe, ndagasengera, sibyo, ndagasengera Imana ikuremera umucyo mu izina rya Yesu. Nonaha Imana nikuremera umucyo mu buzima bwawe, Imana nikuremera imibereho mishya, Imana nikuremera icyerekezo gishya, Imana nikuremera ubuzima bushya, Imana nikuremera umucyo. Haleluya. Iravuga ngo nihabeho, habaho. Imana itugirire neza, iravuga ngo nihabeho, harangije habaho. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iravuga ngo nihabeho, harangije habaho. Nari mvuze ngo ku buzima bwawe nihabeho mu izina rya Yesu. Mu rugo rwawe nihabeho, Imana ikuremera umucyo, Imana ikuremera ubuzima butarimo gupfundikanya. Hari ubuzima umazemo iminsi bwo gupfundikanya, ubuzima budafite ishusho, ibintu byose ari ugupfundikanya. Ariko nonaha akira umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Akira umucyo w'Imana, akira ubuzima bushya, akira icyerekezo gishya. Hari umwuka umaze iminsi ukurondora, ugutera ubwoba, abadayimoni bakubwira ngo ugiye gupfa. Ureba imbere yawe abadayimoni bakakwereka urupfu mu maso yawe. Ariko nonaha Imana ikuremeye umucyo mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye umucyo. Haleluya. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kwemerwa n'Imana. Umva, uyu mwaka utari washira, Imana izanye mariage ku buzima bwawe. Imana irayiremye mu izina rya Yesu. Imana izanye mariage mu izina rya Yesu. Imana izanye mariage, Imana izanye ubuzima bufite ishusho, Imana izanye ubuzima bufite icyerekezo, Imana izanye ubuzima, haleluya. Hari ubuzima Imana izanye, ubuzima bwawe bugiye kuba ubuzima buhinduka, budahama ahantu hamwe. Hari abantu mwari mufite ubuzima bumeze nk'amazi y'ikidendezi, bwariretse buhama ahantu hamwe, ariko Imana y'amahoro izanye ubuzima butameze nk'amazi y'ikidendezi. Imana izanye ubwo buzima, Imana izanye ubuzima bushya muri wowe, Imana izanye icyerekezo gishya muri wowe. Zamura kwizera, zamura kwizera, wakira ubuzima bushya, wakira umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Akira umucyo w'Imana. Hari umwambaro wari warakwambaye, isura yawe, hari umwambaro wari warayambaye. Uwo mwambaro ni uw'abadayimoni, uwo mwambaro ni uw'abazimu, uwo mwambaro watumaga nta kintu na kimwe ugeraho, uwo mwambaro watumaga utagaragara. Umuntu wese uje kugufiyansa, uwo mwambaro ukakwereka mu yindi shusho, ukamubona mu yindi shusho. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ubuzima ubamo, umuntu wese uje kukurambagiza, ariko uwo mwambaro ukamukwereka mu yindi shusho, ukagaragara mu yindi shusho. Hari abantu bajya bagaragara mu yindi shusho, ukagaragara mu ishusho itandukanye n'ukuri. Kubera iki? Hari umwambaro ugutwikiriye. Uwo mwambaro ugutwikiriye Imana iwugukureho mu izina rya Yesu. Uwo mwambaro ugasanga uracuruza, ariko ukabona abakiriya baraza bakakurenga, bakagenda bakajya ku wundi muntu. Impamvu hari umwambaro ukwambaye. Nonaha ndagusengeye mu izina rya Yesu, uwo mwambaro nukuveho, Imana igutwikurure mu izina rya Yesu. Imana ikuremera umucyo mu izina rya Yesu. Akira umucyo w'Imana, akira kuvirwa n'umucyo mu izina rya Yesu. Iyo umucyo wakuviriye, abantu utangira kugaragara neza mu bandi bantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Utangira kugaragara neza, utangira gukora bikagenda, utangira kujya mu bintu bigatangira kwemera, kuko umucyo wagize gute? Wakuviriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo umucyo wakuviriye, iyo umucyo wakuviriye, ibintu byose ubijyamo bikemera, kuko umucyo wakuviriye. Nari mvuze ngo umucyo w'Imana ukuvire mu izina rya Yesu. Imana ikwambura uwo mwambaro w'abazimu n'abadayimoni, Imana igukureho uwo mwambaro. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Haleluya. Abo turi kumwe hano dufatanye kwikiriza amina cyane. Imana y'amahoro ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana y'amahoro ni kuremera ubuzima bushya. Imana y'amahoro ni kuremera icyerekezo gishya. Imana y'amahoro ni kuremera ubutsinzi mu izina rya Yesu. Imana irangije ngo irarema. Imana irarema, 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 Imana irarema. Haleluya. Imana ni kuremera umucyo, Imana ni kuremera umucyo mu izina rya Yesu. Ngo Imana irangije iravuga ngo umwijima, ngo isi yari iriho ubusabusa, ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho. Haleluya. Iravuga iti habeho. Imana itugirire neza.
Imana iravuga ngo nihabeho. Nari mvuze ngo ku buzima bwawe nihabeho. Imana ikuremere mu izina rya Yesu. Habeho umucyo ku buzima bwawe, habeho ibyishimo ku buzima bwawe. Imana ikuremere ubuzima bushya, Imana ikuremere amateka mashya, Imana ikuremere icyerekezo gishya mu izina rya Yesu. Ngo Imana irangije iravuga ngo nihabeho. Ngo imaze kuvuga ngo nihabeho, habaho. Haleluya. Ngo habaho mu izina rya Yesu. Nawe ndagusengeye habeho. Imana ikuremere ubuzima bushya, Imana ikuremere icyerekezo gishya. Habeho ubuzima, habeho icyerekezo gishya ku buzima bwawe. Habeho mu izina rya Yesu. Imana nikuremere ubuzima bw'umunezero, Imana nikuremere ubuzima bw'ibyishimo, Imana nikuremere icyerekezo gishya mu izina rya Yesu. Imana ikubake. Haleluya. Imana ikubake mu izina rya Yesu. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye, haleluya, inzira y'amasengesho. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo ajya agera kure cyane, ngo atambuka nk'inyenyeri. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amasengesho yacu atambuka nk'inyenyeri. Aya masengesho agera kure cyane. Aya masengesho aratumbagira. Aya masengesho arazamuka. Aya masengesho agera kure cyane. Haleluya. Ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera kure cyane. Haleluya. Ngo arazamuka, akazamuka, ngo akagera imbere y'Imana, agakomanga urugi. Ngo ashake. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nari mvuze ngo Imana y'amahoro ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro yagura imbago zawe. Ni ukuri wari ubuze ibyiringiro, ariko Imana iravuze ngo igiye kukuremera ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Ntabwo ari kera. Turinjira mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu Imana iraremamo ubuhamya bushya. Ukwezi kwa gatatu Imana iraremamo ubuzima bushya. Ukwezi kwa gatatu Imana irakuremeramo icyerekezo. Ukwezi kwa gatatu Imana irakuremeramo umunezero. Kwezi kwa gatatu Imana irakuremeramo ibyishimo.
ukwezi kwa gatatu ni ukwezi k'ubutsinzi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ukwezi kwa gatatu, ukwezi k'ubutsinzi, ukwezi ko guhanagurwa amarira, ukwezi ko gukurwaho igisuzuguriro, ukwezi ko gukurwaho uburetwa, ukwezi haleluya ko kubona ineza y'Imana no kubona imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Ukwezi Imana y'amahoro igiye guhoza amarira abantu bariraga. Imana ije kubahoza amarira. Imana itugirire neza. Imana ije kubahoza amarira. Niba wariraga, akira guhozwa amarira n'Imana. Niba wariraga, akira kumarwa umubabaro n'Imana. Niba wariraga, ibyawe byari byarapfuye, Imana irabizuye mu izina rya Yesu. Imana irabizuye, Imana irabizuye. Umva mama, Imana izuye ibyawe byari byarapfuye. Imana irabizuye n'ukuri. Imana irabizuye. Imana ikuremeye ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Iravuze ngo nihabeho, habayeho umugisha ku buzima bwawe. Iravuze ngo nihabeho, habayeho kubona akazi mu izina rya Yesu. Iravuze ngo nihabeho, habayeho gukira indwara mu izina rya Yesu. Haleluya. Habayeho gukira indwara, habayeho guhindurirwa amateka. Imana iravuze ngo nihabeho, habayeho guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Habayeho guhindurirwa amateka n'Imana. Habayeho kwagurirwa imbago n'Imana. Habayeho kuremerwa umunezero n'Imana. Reka nkubwire, gusenga, mu gusenga amahoro araboneka. Hari abantu mwari mwarabuze amahoro yo mu mutima, ariko Imana y'amahoro izanye amahoro mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, nta maganya abasha guhagarika. Imitima irindwa n'umucunguzi. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo amahoro Yesu aha abantu be, ayo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ayo ngayo ngo ajya ahumuriza abayafite. Ayo mahoro nutayata ntabwo wayakurwaho. Imana y'amahoro iguhaye amahoro mu izina rya Yesu. Imana ikoze ibikomeye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndasaba abantu mwabaye muri iri teraniro, reba niba wakanze like, Imana ikugirire neza. Abantu dukande like, Imana itugirire neza. Ikindi, rarika y'umuntu wiba muri iri teraniro gutya gusa, gira umuntu sharinga rino teraniro, murarike nawe yinjire mu materaniro. Byibuze rarika y'abantu nka 5 basharinga, ubararike binjire muri iyi rancawa, nabo bahabwa umugisha. Hari umuntu wahabwa umugisha bitewe nawe. Hari inshuti yawe wabwira uti hari rancawa, ngwino duterane, ngwino dusenge, Imana ikora ibikomeye, ngwino dusenge, Imana ihindura amateka. Imana y'amahoro itugirire neza. Murarike mwene so, rarike inshuti yawe, mwoherereze iyi linki, kanda kuri share umwoherereze iyo linki, ntabwo bigoye rwose. Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hanyuma niba utakanze like, yikande, bituma iteraniro ryacu rigera ahantu kure cyane. Iyo ukanze like, abantu mukandika comment muri benshi, bituma iteraniro ryacu rigera ku bantu benshi, n'abatari baribonye bakaribona. Imana ibahereze umugisha. Reka dukomeze. Ijambo ry'Imana ryavuze hano, ryavuze ngo habeho umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza, itandukanya umucyo n'umwijima. Haleluya. Imana y'amahoro ibonye ko umucyo ari mwiza, none itandukanyije umucyo n'umwijima. Ku buzima bwawe hari ibintu Imana itandukanyije. Haleluya. Imana itandukanyije umucyo n'umwijima mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itandukanyije umucyo n'umwijima. Ubundi ni gute mu buzima bwawe wisanze muri wowe habamo umucyo n'umwijima? Imana itugirire neza. Ugasanga abarozi barakuroga, bakakoherereza amahembe, ihembe rikajya muri wowe, kandi na Yesu atuye muri wowe. Ibyo bintu bigenda bite? Imana itugirire neza. Ibyo bintu bikorwa bite? Imana itugirire neza. Imana y'amahoro rero ibonye ko bikwiriye, ikuremeye umucyo wayo mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye umucyo wayo, Imana ikuremeye umunezero wayo mu izina rya Yesu. Habayeho gutandukanywa. Haleluya. Habayeho gutandukanywa. Imana itandukanyije. Imana itugirire neza. Imana iratandukanyije, itandukanyije umucyo n'umwijima.
mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'umwijima zari ziri muri wowe, Imana y'amahoro irazitandukanyije. Imana y'amahoro igutandukanyije n'umurozi. Nta gahunda ujya ugirana n'abarozi. Ariko zo ni mashando w'iribirifa, ndafashijwe profete, ndafashijwe n'ukuri. Imana y'amahoro igutandukanyije n'izo mbaraga. Hari imbaraga Imana igutandukanyije nazo. Hari abazimu Imana igutandukanyije nabo. Hari abarozi Imana igutandukanyije nabo. Hari karande Imana igutandukanyije nazo. Hari umuvumo Imana igutandukanyije nawo. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'abadayimoni. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'abazimu. Hari imbaraga Imana igutandukanyije nayo. Ngo imaze kurema ngo ibona ko umucyo ari mwiza. Imaze kurema ngo ibonye ko umucyo ari mwiza. Haleluya. Haleluya. Imaze kurema ibonye ko umucyo ari mwiza. Nta mpamvu yo kugira ngo umucyo Imana imaze kurema mu buzima bwawe ngo habeho abadayimoni bawanduze. Imana iragutandukanyije mu izina rya Yesu. Hari imyuka mibi yajyaga ikurikirana ubuzima bwawe. Hari imbaraga zari zarakwambaye ziguteza umutwe, kurwara umutwe bya hato na hato. Hari imbaraga zari zarakwambaye ziguteza ibihombo bya hato na hato. Hari imbaraga zari zarakwambaye zica ubukwe ku buzima bwawe. Hari imbaraga zari zarakwambaye ziguteza ibihombo ku buzima bwawe. Imana y'amahoro irabibonye. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibonye ku buzima bwawe ko ibyo bintu bidakwiriye kuhaba, iciye inzira. Haleluya. Imana iciye inzira aho zitari ziri. Imana iguciriye inzira, niko Imana y'amahoro ivuze. Iravuze ngo iguciriye inzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro iguciriye inzira, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana y'imbaraga. Imana itugirire neza. Yesu yamamare, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari Imana iguciriye inzira, hari Imana ikuremeye ubuhamya, hari Imana ihagurutse mu buturo bwayo. Nta kindi kiyihagurukije. Ihagurukijwe no kukumara umubabaro, ihagurukijwe no kukugirira neza, ihagurukijwe no kurwanya ibyakurwanyaga. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana yamaze kumva amagambo mabi abantu bakuvugagaho. Imana yamaze kumva ayo magambo. Imaze kuyumva y'ubwayo irihagurukiye. Ihagurutse mu buturo bwayo bwera, ije kurema ikintu gishya mu izina rya Yesu, kuko ari Imana ishobora byose. Ihagurutse mu buturo bwayo bwera, irahagurutse. Haleluya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ihagurutse mu buturo bwayo bwera. Imana irihagurukiye, ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana y'imbaraga. Inyushije kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Inyushije kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Niba wakiriye bino, zamura haleluya cyane. Niba ubyakiriye, zamura haleluya cyane. Zamura haleluya cyane. Ndashaka kubona abantu bazamura haleluya, umubare munini w'abantu bazamura haleluya. Zamura haleluya niba wakiriye ibingibi Imana ikoze ku buzima bwawe. Igutandukanyije n'imbaraga z'umwijima. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'umwijima. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'abarozi. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'abapfumu. Imana igutandukanyije n'imbaraga z'abakonikoni. Imana igutandukanyije n'imbaraga za karande. Imana igutandukanyije n'uburetwa bw'umwanzi Shetani. Imana igutandukanyije nabwo mu izina rya Yesu. Imana igutandukanyije nabwo. Haleluya. Imana igutandukanyije nabwo mu izina rya Yesu. Hari uburetwa Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari uburetwa Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari uburetwa Imana ikuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Yishyuye ya myenda yose, angura amaraso ye, yanteguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, angura amaraso ye, yanteguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ni umpa amahoro, atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo bunkiza ibyaha iteka. Atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, umwami ajya mu bugingo nabwo bunkiza ibyaha iteka. Atuma nkiranuka, umwami atuma nkiranuka,
ajya mu bugingo nabwo bunkiza ibyaha iteka. Yesu ni umpa amahoro atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo bunkiza ibyaha iteka. Atuma nkiranuka, umwami atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo haleluya bunkiza ibyaha iteka. Yishyuye ya myenda yose angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, umwami angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, umwami angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, umwami angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, umwami w'abami. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Abantu Yesu yaguze amaraso ye y'igiciro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Abo Yesu yaguze amaraso ye y'igiciro. Reka nkubwire, umuntu Yesu yaguze amaraso ye y'igiciro, nta murozi ujya ubasha kumurwanya ngo amushobore, nta mupfumu ujya ubasha kumurwanya ngo amushobore, nta mukonikoni ujya ubasha kumurwanya ngo amushobore, kuko Yesu yamuguze amaraso ye y'igiciro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu yakuguze amaraso ye, ayo maraso, haleluya, ayo maraso. Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, nuko amaso yanjye arahumuka, ndamureba Yesu ndanyurwa. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Haleluya, Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, ngo kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana yacu niyamamare. Izina ry'Uwiteka nirishimwe cyane. Haleluya. Ngo kuko ubugingo n'umunezero ngo bibonekera muri we. Ndagira ngo nkubwire, mu ijuru hari Imana itameze nk'abantu. Mu ijuru hari Imana itareba nk'abantu. Abantu mutangire mwandike ibyifuzo byanyu, ngiye gusengera ibyifuzo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Niyo kwinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Ibyifuzo byawe tangire mubishyiremo hariya muri comment, dutangire dusengera ibyifuzo. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuri iyi saha gira icyifuzo ushyira imbere y'Imana. Gira icyifuzo ubwira Imana. Nidusenge Imana mu izina rya Yesu. Ngo isi yari itagira ishusho, ngo ariko muri uko kutagira ishusho Imana yirabireba iravuga ngo nihabeho, ngo harangije habaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Iravuga ngo nihabeho habaho. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iravuga ngo nihabeho habaho. Imana y'amahoro ishimwe. Nawe Imana y'amahoro nikuremere. Imana y'amahoro nigukorera ibikomeye. Imana y'amahoro nikuremere. Nivuge, nitegeke, tegeka Mana. Tegeka byose birakumvira. Icyo Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Tegeka byose birakumvira Mana. Tegeka ku buzima bw'abakobwa, tegeka ku buzima bw'abamama, tegeka ku buzima bw'umuntu wese uri hano. Tegeka umugisha kuba ku buzima bwe, tegeka umugisha kuba ku rugo rwe, tegeka umugisha Mana.
ndategeka umugisha nuboneke ku buzima bw'abakobwa, umugisha nuboneke ku buzima bw'abamama, umugisha nuboneke ku buzima bwa buri muntu wese. Aya masaha ndasenze nsengera umukobwa uri hano, aya masaha ndasenze nsengera umumama uri hano, ndasenze musengera ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Umuntu wese uri hano urugo rwari ruri gusenyuka, Mana ongera umwubakire, wari urimo kunanirwa ongera umwambike imbaraga, wari ubuze akazi muremera akazi mu izina rya Yesu, wari ubuze uko agira muremera uburyo mu izina rya Yesu. Rema uburyo Mana, rema uburyo kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara. Ngo isi yari itagira ishusho, Imana ishimwe cyane. Ngo isi yari itagira ishusho, ngo ariko Imana irareba ngo ibona ko bikwiriye, iravuga ngo nihabeho habaho. Nawe Imana nigutegekera umugisha kuba ku buzima bwawe. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Sinzi niba abantu mukinyumva, Imana itugirire neza. Network yatangiye kuba nkeya, ariko abantu sinzi niba mukinyumva. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe, Imana y'amahoro ikwiyereke, ikwitamururire. Kuboko kwiza kw'Imana kukugaragareho. Ndashaka gusengana nawe. Tugiye gusenga, tegura umutima wawe, zamura icyifuzo cyawe, zamura icyifuzo cyawe ugishyira imbere y'Imana. Mukomeza Flora ati Imana inkureho kurota inzozi mbi mu izina rya Yesu. Mana ndasengera Flora, imbaraga z'Imana niziboneke ku buzima bw'amaraso Yesu Kristo namwambare. Ndamwirukanaho umudayimoni umuteza kurota inzozi mbi. Dayimoni w'inzozi mbi amurekure mu izina rya Yesu. Mana muremera ubuzima bushya kandi mukomeza Flora. Mana ndabizi neza ko umufiteho umugambi, sohoza umugambi wawe ku buzima bwe, musohozeho umugambi mu izina rya Yesu. Hano muri iri teraniro harimo umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi amaranye iminsi, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana nigukiza ubwo burwayi bumaranye iminsi. Imbaraga n'imbabazi z'Imana nibiboneke kuri wowe. Uwiteka umwami w'amahoro akuremere ubuzima bushya, akuremere icyerekezo gishya. Umwami w'amahoro akuremere ubutsinzi, umwami w'amahoro akuremere ubuzima, umwami w'amahoro akwiyereke, umwami w'amahoro akwigaragarize, umwami w'amahoro akubake, umwami w'amahoro akunezeze, umwami w'amahoro aguhe guseka, umwami w'amahoro aguhe ibyishimo. Imbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Imbaraga z'Imana biboneke kuri wowe mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe, Imana y'amahoro ishimwe cyane, Imana y'amahoro ishimwe. Mukomeza ati Imana inkureho kurota inzozi mbi, Imana izigukureho mu izina rya Yesu. Imana impakazi kandi nkiza uburwayi. Anje mugisha ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro niguha akazi nonaha ndakatuye ukwezi kwa gatatu, akiramo akazi mu izina rya Yesu, akiramo akazi mu izina rya Yesu. Ndacyakira ibyifuzo byanyu. Imana y'amahoro niguha akazi. Mana nsengeye Anje, mugirire neza, umuhereza akazi, umuremere ubuzima bushya, umuremere icyerekezo, umuremere ubutsinzi kuko uri Imana igira neza. Muremere ubutsinzi Imana, muremere ubutsinzi. Mutegekera umugisha kuba ku buzima bwe, mutegekera umugisha kuba ku buzima bwe. Papa tegeka umugisha kuba ku buzima bwe, tegeka umugisha kuba ku buzima bwe. Mwami Imana, imbaraga z'Imana zimubeho nonaha, yakire gukira kandi abona akazi kandi yakire igitangaza. Urakoze ko ubikoze Mana, cyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Imana y'amahoro ije gukora ibikomeye. Habwa umugisha n'Imana mugisha. Anje mugisha akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu. Muri iri teraniro hari abantu Imana ikuyeho uburetwa, hari abantu Imana ikuyeho iminyururu, hari abantu Imana ihaye umugisha w'amafaranga, hari abantu Imana ikijije uburwayi, hari abantu bashakaga ibyangombwa. Mbonye Imana irimo isinyira abantu bahabwa ibyangombwa. Zoni mashando wiribirifa. Ikindi hari umuntu wagize inzozi abona yapfuye. Uri hano muri iri teraniro, Mwuka w'Imana avuganye nanjye arambwira ngo izo nzozi warose ni Satani w'urupfu wari waje ku buzima bwawe, ariko Imana y'amahoro igukuyeho urupfu. Akira kubaho mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo akira kubaho. Zoni mashando wiribirifa elelebota nini topevo nini ya aibe fodre. Imana irambwiye ngo imaze abantu bayo umubabaro, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana itananirwa, kuko ari Imana idatsindwa. Imana ibamaze umubabaro
kandi Imana ibamaza agahinda, akira kumarwa umubabaro n'Imana. Ikindi, Imana iremye ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite ubuzima bwari burimo akajagari, Imana ifasha ubuzima bwawe, ibukuyemo akajagari mu izina rya Yesu. Ubuzima bupfuye Imana ibugukuyemo, ubuzima bwo gupfundikanya Imana ibugukuyemo, kuko ari Imana ishobora byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubwo buzima Imana ibugukuyemo. Tugiye gusenga, tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Ubwo buzima Imana ibugukuyemo. Hari ubuzima Imana igukuyemo, none hazamura kwizera. Ndabona abantu batari bafite akazi. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi k'umugisha, ni ukwezi ko kubona akazi, ni ukwezi ko guhindurirwa amateka. Kwezi kwa gatatu, ukwezi k'umugisha, kwezi k'ubutsinzi, kwezi ko guhindurirwa amateka. Ukwezi kwa gatatu hari ibintu Imana ije guhindura, hari ibintu Imana ije kurema, hari ibintu Imana ije gushyiraho. Kwezi kwa gatatu Imana ikuremeye amashimwe mu izina rya Yesu. Kwezi kwa gatatu abantu bazashima Imana. Kwezi kwa gatatu abantu bazavuga imirimo y'Imana. Kwezi kwa gatatu Imana irakunejeje. Kwezi kwa gatatu Imana iragusekeje. Kwezi kwa gatatu Imana iguhaye umugisha utavumwa. Kwezi kwa gatatu, haleluya. Zoni mashando wiri birifai lelebo taya nini topevo nini ya aibe fodrere meko taya lazizini wa yakudeba ya sana. Kwezi kwa gatatu ari ikintu Imana ikoze. Kwezi kwa gatatu ari ikintu Imana iremye. Kwezi kwa gatatu Imana izuye ibyapfuye. Kwezi kwa gatatu Imana yubatse abantu bayo. Kwezi kwa gatatu, haleluya, Imana y'amahoro irihagurukiye, ije kurwanya ibyakurwanyaga. Hari abantu bamaze igihe bakurwanya, abugiye kubashaka ubabure mu izina rya Yesu, kuko Imana y'amahoro ikubereye maso, kandi Imana ikubereye ku rugamba, kuko ari Imana igira neza, kuko ari Imana irengera. Kadusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibeshaho, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Uri Imana nyamana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Ndasengera ubwoko bwawe, nsengeye uw'Imana Korodina, Mana muhindurira ubuzima, amaraso yawe naboneke ku buzima bwe, muremera amashimwe mu izina rya Yesu. Ndasengera Samu Gisubizo, mugirire neza Mwami Imana, umuhindurira amateka, imbaraga zawe niziboneke kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Mutuyimana Josiane, mugirire neza Mwami Imana, mubambira amahema, umuhindurira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Nyiraminane Jose, Mana mukureho abarozi bashyize hamwe, bakoze itsinda. Abo barozi ndabatatanya, n'imbaraga zabo zose ndazitatanya mu izina rya Yesu. Imbaraga z'imyuka mibi ndazitatanya ku buzima bwa Jose, mugirire neza. Zoni mashando wiribirifa Jose, muremera amashimwe Mana, muremera ubuzima, muremera ubutsinzi, muremera imbaraga. Jose mubohore, muhagurutse, kuko uri Imana igira neza. Mana ndasengera buri muntu wese uri hano muri iri teraniro, Mana mugirire neza Mana. Ndasengera amaboko y'aba bantu, ndayakuraho iminyururu, imigozi yose yari bahambiriye nicike mu izina rya Yesu. Ndabasengera mbaremera ubuzima bushya, ndabaremera icyerekezo gishya, ndabaremera ubutsinzi mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibe kuri bo, imbaraga zawe zibagaragareho, imbaraga zawe nizibabonekeho. Ayizo ni mashando wiribirifai lelebo tayi nini topevo nini ya aibe fodrere mekotaya lazizini wa yakudebo ya sana. Mana genderera buri muntu wese, wari urwaye niyakire gukira, wari umushomeri niyakire akazi, wari ufite amadeni mwishyurire, wari ufite ikibazo cyo kwishyura inzu, Mana numwishyurire mu izina rya Yesu. Uyu muntu wanzwe n'imiryango, uyu muntu wanzwe n'abantu bose bakamwanga, Satani akamushyiraho icyangiro, nawe mubohore Kristo, umugire neza, umuhereze ubuzima, umuremere amashimwe kandi umuremere icyerekezo, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mwami Imana kuje gukora ibikomeye, urakoze ko wiyerekanye, urakoze ko witamuruye, kandi urakoze ko uhinduye amateka, urakoze ko uciye inzira, kandi urakoze ko umaze abantu bawe umubabaro, kandi urakoze ko umaze abantu bawe agahinda mu izina rya Yesu. Mana buri muntu wese uri hano, muremera amashimwe kandi umuremere ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana y'amahoro ibahereze umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza,
Imana ihe umugisha buri muntu wese wabaye muri iri teraniro. Ndagusengera ngo Imana ikuremere igitangaza. Ndashaka uzagaruke utera haleluya uvugiriza impundu kunesha. Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwawe, kandi abo bantu Imana igiye kubikora. Hari abantu Imana izanye umucyo mu buzima bwabo, hari abantu Imana imurikiye ubuzima bwabo, hari abantu Imana imurikiye ibikorwa byabo, hari abantu Imana ije gusohoza inzozi mwarose. Hari inzozi warose ariko Imana ije kuzisohoza mu izina rya Yesu. Hari inzozi warose wibazaga inzira bizanyuramo, ariko Imana ije guca inzira. Wibazaga ngo bizagenda gute, ariko Imana ije kugusohoreza inzozi mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusoze iri teraniro ryacu babwira ngo umugisha w'Imana nubabeho, imbabazi z'Imana nizibabeho. Isaha nk'iyi ngiyi tuzongere duhure. Imana y'amahoro ibagirire neza. Wakoze cyane kuba mu iteraniro. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Imana ikwitamururire kandi Imana ikuremere ubuhamya. We wari unkurikiye uri mu kazi, ako kazi kawe Imana igaha umugisha, ako kazi kawe Imana igaha ubuzima, ako kazi kawe Imana igaha icyerekezo, ako kazi kawe Imana ikareme bundi bushya mu izina rya Yesu. Wowe uri gucuruza, ndagusengeye Imana izana umugisha muri ibyo wacuruzaga. Imana ibizanemo umugisha, waguke rwose mu buryo bwose. Imana ikwagure, Imana ikwagure, Imana yagura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ikuzamure, ishyire feva kuri wowe, abantu bagukunda, abantu bagushakisha mu izina rya Yesu. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Iyi yari isaha yo gusenga Imana, twari turi mu isaha ya ranshawa. Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubiyereka, kandi Imana ibahindurire ibihe, kandi baremera amashimwe. Umuntu wari ubuze amahoro yo mu mutima Imana yamuhe, kandi Imana ikunezeze rwose. Reka rero tuzongere dusubire, ugenda urarika abantu benshi, ubarari kubabwira uti tugira isaha yo gusenga kandi nziza y'umugisha, maze nabo munsi w'ejo bazaza ari benshi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Shalom, shalom.